Ni nziza mebure nk'uko bisanzwe mukadukurikirana ku murongo mwiza wa YouTube ariwo Nziza Mebure TV. Ni muri ka kazi kacu rero ka buri munsi aho tubabera aho mutari. Uyu munsi turi mu murenge wa Kimironko, akagari ka Bibare, niho tuje gushyira iyi nzu ku isoko muri kubona. Tugiye gutangira rero tubereka ubwiza bw'imbere muri iyi nzu, kuko hanze ho mumaze kuhabona amashusho amaze gutambuka. Aha twinjiriye ni muri salo y'iyi nzu. Urabona ko ari salo ifite ubudasa. Ni inzu ifite salo nziza kandi nini, ikaba yubakishije ibikoresho byiza kandi bikomeye, kandi ikaba iri ahantu heza. Nk'uko uri kugenda ubibona, ni inzu ifite buri kimwe cyose gishoboka. Amakaro yayo ngira ngo uri kugenda uyabona, amatara yayo urabona ko harimo n'ivaze. Ikindi urabona ni ahantu ushobora gushyiramo intebe uko zaba zingana kose zikajyamo, ugasigarana umwanya wo gushyiramo akabati cyangwa ka televiziyo, stand TV, bityo ugasigarana n'umwanya wisanzuye. Aha tugeze rero ni muri sale à manger, naho urahabona ni ahantu ushobora kwicara uri gufata amafunguro yawe. Iyi sale à manger urabona ko ni ahantu heza kandi hisanzuye. Ni sale à manger, ni ahantu ushobora gufata amafunguro mu gihe ugiye ku meza, cyangwa se no mu gihe uri kwakira abashyitsi baba bagusuye. Ni karibu rero mu gikoni kigize iyi nzu. Murabona ko ari igikoni cyiza kijyanye n'igihe. Ni igikoni kigezweho, gifite aho kuba wakogereza ibyombo mu gihe ugiye guteka, cyangwa se mu gihe umaze kwakira abashyitsi bawe ukaba wahogereza ibyombo. Urabona ni ahantu heza hafite aho wabika, haba mu ruhande rwo hasi, uruhande rwo hejuru ho kubika. Aha ngaha ni ahantu urabona ko ifite n'ahantu watereka kwiziniyeri, ndetse n'ahantu ushobora kuba watereka firigo. Ni igikoni cyiza nk'uko uri kugenda ubibona muri iyi video uri kugenda ukurikira. Aha tugeze rero ni muri chambre principale igize iyi nzu. Ni icyumba kinini nk'uko uri kugenda ukibona, gifite metero 5x6. Urabona ko ni icyumba cyisanzuye, kuko urabona ni ahantu ushobora gushyiramo igitanda gifite metero 2x2, ugasigarana n'ahantu washyira garde-robe zo kubikamo imyenda nk'uko uri kugenda ubibona. Ni icyumba cyubakanywe ubuhanga, gifite amatara ushobora gucana uryamye, iryo hejuru ukarizimya, cyangwa se mu gihe ushaka kuba wacana rimwe ukarizimya, bitewe mbega na gahunda ushaka nk'uko ubishaka. Ni ahantu heza pe, ni ahantu nkwifurije gutura, ni ahantu nkwifurije kuba waba muri karitsiye nziza. Abazi Kimironko muzi ubwiza bwaho. Ni ahantu heza hafi y'umuhanda wa kaburimbo, kuko kuva kuri kaburimbo ugera kuri iyi nzu ni nta metero 20 zirimo. Ni ahantu heza rero nakwifuriza kuba watura. Tuvuye muri chambre principale turaha dusohoka tujya muri douche na toilette by'iki cyumba. Urabona ko ni douche na toilette byubatse neza, kandi bikaba biri ku rwego rwo hejuru. Urabona nk'iyi douche iri ku rwego rwo hejuru, ubwiherero bwayo nk'uko uri kugenda nawe ubibona. Ni ahantu heza, ni ahantu heza kabisa nakwifuriza gutura. Urabona aho gukarabira mu gihe uvuye ku bwiherero, ni ahantu heza. Aha tugeze ni mu cyumba cya kabiri kigize iyi nzu. Nk'uko uri kugenda ubibona, ibyumba bigize iyi nzu byose ni ibyumba byiza kandi binini, nk'uko uri kugenda ubikurikirana. Iyi ngiyi rero ni douche na toilette by'iki cyumba cya kabiri, nk'uko uri kugenda ubibona. Ni icyumba ushobora kugira icy'abana, nk'uko ubibona. Iyi toilette ikaba ariyo yacyo.
muri uru ruhande urabona ko hari ikindi cyumba, ari cyo cyumba cya gatatu. Noneho kino cyumba cya gatatu nacyo urakibona, ni icyumba cyiza kandi kinini. Ikindi kino cyumba cya kabiri n'icya gatatu bihuje dushe na tuwarete. Urumva ko niba ari icyumba cy'abana, kino cyumba ushobora kugira icy'abahungu, ukakigira icy'abakobwa, bityo bakajya bahurira muri iyi tuwarete ndetse na dushe. Ni inzu yubatse mu buryo bwiza kandi yateguwe, yubatswe yabanje gutekerezwaho, noneho bayubaka mu buryo bwiza. Iyi nzu rero icyo nakubwira, nagushishikariza kuyigura kugira ngo ubashe kubatura ahantu heza kandi ahantu uzatura wishimiye. Aha tugeze rero ni mu cyumba cya kane kigize iyi nzu. Nk'uko uri nawe uri kugenda ubibona, ni ahantu heza, kandi ni icyumba cyisanzuye. Nk'uko uri kubibona, ni icyumba bashobora kugira icy'abashyitsi. Nk'uko ubibona tugeze mu cyumba cya kane kigize iyi nzu. Ni icyumba cyiza cyisanzuye. Nk'uko uri kubibona, ni icyumba bashobora kuba wagira icy'abashyitsi n'igihe wagize abashyitsi bashobora kurara. Iyi ngiyi rero akaba ari dushe y'uyu mushyitsi wawe, ikaba ifite n'ubwiherero bwayo. Urabona ifite ahantu heza ho gukarabira, ugakaraba amazi aturuka hejuru ndetse n'ayo hasi. Urabona ko ari ahantu hakoze mu buryo bwiza, cyangwa se mu gihe uvuye mu bwiherero aho gukarabira urahabona harahari, ndetse n'aho kubika. Nk'uko uri kugenda ubibona, hafite miriwari. Ikindi urabona ko hari ahantu ho kumanika imyenda nkayisima mu gihe uri muri dushe uri gukaraba. Aha tugeze rero ni mu gikari kigize iyi nzu. Urabona ni ahantu hisanzuye. Nk'uko uri kugenda ubibona, hari inzu y'umukozi, hakaba n'igikoni cyo hanze. Ikibanza kigize iyi nzu gifite 20 kuri 20, bivuze ko ari metero kare 400. Iri ahantu heza hisanzuye nk'uko uri kugenda ubibona, kandi yubatse mu buryo bwiza nk'uko ubibona. Iyi nzu rero ikaba ifite agaciro ka miliyoni 95. Mwibutse ko iyi nzu iri mu murenge wa Kimironko, akarere ko ni Gasabo, akagari ni Bibari, ahantu heza hafi y'umuhanda. Iyi nzu iri ku muhanda uva Kimironko ku isoko, ukamanuka kuri Viziyo werekeza Kigali Parensi. Ni hagati ya Kigali Parensi ndetse naho bita kuri Viziyo, ndetse akaba ari n'umuhanda umanuka ujya 12. Ni hafi aho ngaho niho iherereye. Ubwo rero si amazu yonyine tuba dufite muri Nkiza Meuble, tubafitiye amasambu. Ubwo ni ku bantu bafite umushinga w'ubuhinzi n'ubworozi, tuba tubafitiye amasambu meza kandi ari ahantu heza no ku giciro gitoya. Tukabagirira n'ibibanza byo kubaka haba mu mujyi wa Kigali ndetse no mu nkengero z'umujyi wa Kigali. Aho hose tuba tuhabereye nka Nkiza Meuble. Ubwo rero ku muntu wifuza kuba yasura iyi nzu kugira ngo abashe kuba yayigura, muraduhamagara kuri 0788 50 84 15, ndetse iyi nimero iba no kuri WhatsApp. Ikindi kugira ngo ukomeze kubana natwe ni uko ureba mu kaboko kw'iburyo ahantu hari ijambo ry'umutuku ryanditseho subscribe, ugakandaho ndetse ukigira hepfo gatoya ukanyeganyeza no kunzogera, kugira ngo mu gihe dukizeho kimwe mu bicuruzwa tuba tubafitiye uwo munsi ujye uba umwe mu ba mbere mu kubibona. Murakoze, mukomeze kugira ibihe byiza aho muri hose.